umugabo yahungiye nawe akahurira n'ibibazo kubera ko atahuze ngo yigireyo. Hanyuma umutuka buri mureba Isodomu, uyu muntu yavaga he yajyaga he? Nguko abantu bitwa abakristo baheze mu rungabanga baracyameze nka ba basare b'Iburayi ngo bagashya bateye umugongo iyo bajya. Isi iracyagize gute? Iracyabatwaza imbaraga, ibyaha biracyabatwaza imbaraga. Kura mu mukiranutsi bya bindi bavuga ngo uri umwana. Hari abantu bajya ugasanga batwibajije aho turi abagabo kubera uburyo twitonda, abagore bacu ngo barabahiriye cyangwa se nyine umuhungu bakaba ari byo bavuga ngo we uri umwana akomera. Haleluya, amen. Tumvise amagambo yabanje ahamiriza Mose ngo ari umugabo w'umugwaneza mu isi, nta muntu bari bahwanye. Bibiliya ikavuga ngo yakiranukaga mu bikari by'Uwiteka. Gusa ibikari byari byo mwababa, ibikari murabizi, biriya bintu ukora wiherereye mu mutima wawe, bya bindi biba mu mutima wawe kugira ngo ukure neza imbere y'Imana, ugomba kubivana. Biriya bintu ukora wiyoroshe, biriya bintu ukora uvuga ngo ntacyo bitwaye ngo tugire ubwenge, nuko nababwiye ko abana mu bintu bibaranga barangwa no kwiba. Ariko ubwo mwabyumvise, so iryo jambo mwaryumvise? Niba mbamuze uko hari igihe kimwe twagiraga imirimo mu itorero, narangiza nkareba ukuntu abantu barimo batanga bigononwa, niba ari igikorwa tugiye gukora, nuko Imana yagiriye umuntu ufite amafaranga wabera ibintu by'ubugiye gukora, umuntu ubikora bikomeze n'umuzabura, nimureke ibintu byose bikora. Ntabwo umwana kwimana, ariko ni akimana nyina wamuhaye cyangwa se. Ariko kugira ngo ubungubu dukuze ibi byuma biba byirirwa bitugora, ubungubu bazaba ariko ngiye gushaka nk'akantu mumpe, ariko ubundi muzakore bageti mushyira umuntu wavuga ati njyewe ndabona ibihumbi 100 nabivanamo nkabura icyuma runaka, niba ari gitari, niba ari ibyo akaza akavuga ati rero njye ndimo ndabona hano akwiye amakasi, ntabwo ariyo y'ingenzi. N'urugero ndimo sinzi ibyo mufite n'urugero ntabwo avuga ngo ariko rero ubundi ngo buriya nk'abantu ngo buriya baba barimo batubeshya ngo runaka mama ngakorera menshi. Reka mubwire, burya umukristo ukuze ashobora gutanga ibyo yari anafite abantu ntibabimenye akimariza. Umukristo ukuze aba yizeye Imana, ukiranutse wanjye azabishwaho no kwizera, ariko ntabwo umutima wanjye ntabwo uzabishima. Kandi niyo nakena kubwa Yesu arabizi. Hari abantu batakeneye gukora umurimo w'Imana, bakaba bafite ubwoba bw'ubuzima. Sinzi ibyo mvuga niyo bumva bagatanga nk'abana, abana bakana akaza gutura veni afite disi magana. Hari igihe ushobora kugera mu rusengero wumva ameze uko, ariko mubazi neza ko wajya wari kuko niba nanone mbitanga kuko mbifite Imana ikeneye kubona. Haleluya. Buriya gutanga ibyo dushigaje ntabwo ari gutanga Imana burya yadusagurira ahubwo ari sozi. Aburahamu, Nowa, mwumvise bose uziko amaze kubera biriya bintu Imana yanze ko hari umuntu umukozaho ikiganza. Nababwiye mu kiranutsi bigaragara ikintu cyane, njya mbibabwira abakozi nawe ni nyaboneka, niba Imana mukiranuka niyo garante ya mbere zatujyana mu ijuru, ntabwo uzazinjira mu ijuru kubera ko ufite imisaraba n'amakote n'amakanzu, ntabwo
nibuza ekada mbere na mbere bazakubaza mbese warakiranutse wubahaga Imana ikintu kimwe cya mbere ni agakiza ekada nta nubwo bazakubaza ngo mbega waririmbaga ibiki nta nubwo bazavuga ngo mbega wavugaga ibiki byabazambaza Bruno ngo warakiranutse azabwira iburyo bwe muze mwebwe abadata yahaye umugisha haleluya mwinjire mu bwami bwa so kuko nari ndwaye murasura nari nshonje murafungurira haleluya narifuza muraza kunsura ariko Bibiliya ivuga ijambo muze kurisoma neza Matayo 25:31 haravuga ngo ikintu cya mbere bakinjiraga azabwira abakiranutsi ngo nuko byanditse ntabwo avuze ngo azabwira abanyamasengesho ntabwo ari byiza ntabwo avuze ngo azabwira abakristo ntabwo avuze ngo azabwira abavugabutumwa nkanjye reka da ngo azabwira abakiranutsi ngo azabwira iki muze mwebwe abadata yahaye umugisha ku bisi ya kare kuko nari nshonje reka nababwire iyi mirimo ntizatugira mwari mubizi kanako gasobanura ariko hari n'indi izatuherekeza ituriye ariyo iyi ngiyi dukora mu rusengero naho kuvuga ubutumwa gutanga ibyacumi n'amaturo umukristo ukuze ntabwo iyo yumvise umutima umubwira ngo ariko ubundi ngo ugiye gutanga byinshi ahubwo ahita avuga ati toka satani nakomeye uwo mwana rero ahita avuga ngo siko disi wari umutima w'ubwenge ngo kura disi ahubwo urimo urasubira inyuma urimo uragwingira ibi ndimo mbabwira gisi ndi umupasitori kandi nubwo nazaba we mbibabwira pasitori twarabanye arabizi cyeye ibi ngibi ndimo mbabwira nuko nzi ko ari byo binyobora gutanga benshi umugisha kuruta hari abantu rero bakiri abana ikizababereka nuko bashaka umugisha wo guhabwa gusa icyo kikwereka ko bakiri abana iki nicyo gituma Imana iba n'abantu barabaye ingwingire ukabujya kubona ukabona n'ibintu birabaye birabatunguye ariko Bibiliya ivuga yuko nta kizatunga umukiranutsi wayo ibwira Aburahamu iravuga ngo ariko hari ikintu nakora ntabwiye Aburahamu haleluya amen.